Yesu ashimwe cyane. Abizera dufite ibihamya byatuma tuvuga kugira neza kw'Imana. Muri iyi nyigisho ndashaka kuvuga ku nkingi enye nibura umuntu yahagararamo kugira ngo akomeze kubana neza na Yesu cyangwa se akomeze kuramya Yesu muri ibi bihe bya nyuma. Inkingi enye zonyine nizo ndi buvugeho. Inkingi ya mbere turavuga muri iri jambo ni ugusobanukirwa Imana ukayimenya. Inkingi ya mbere yatuma ukomeza kubana na Yesu cyangwa se ukayoborwa na Yesu cyangwa se ukamuyoboka ukamaramaza ni ukuba umuzi, waba uzi Imana, warayimenye, warayisobanukirwa. Inkingi ya mbere ni ugusobanukirwa Imana ukayimenya. Kubera iki? Ushobora kumbaza ngo mbese koko ntabwo dusobanukira Imana kuri kutureba urabona tudasobanukira Imana? Guhera kera kugeza na n'ubu hari abantu basenga Imana batayizi, bakayiza imbere, bakayimenya mu ruhande rumwe, bakayimenya nk'Imana igira neza, bakagira ngo ntirakara, bakayimenya nk'Imana ifasha abababaye, bakagira ngo ntiteze ibibazo. Ni Imana ijya yemera ko n'ibibazo bikaza, bakayifata nk'Imana ikunda abantu bari mu munyenga, ihabwa icyubahiro baguwe neza, bagera mu bihe bibi bati no, ntabwo Imana yabikora. Ni ukutayimenya. None bakayimenya ko ari Imana ikunda kunezerwa, igaseka, ikishimira abantu bayo, ntibamenye ko ari n'Imana irakara ndetse ikanahana. Iyo utayisobanukiwe muri ubwo buryo, iyo Imana ikugezeho mu bihe bibi ntuyibona, ugira ngo yaragutaye. Akaba ari naho hava intandaro yo gusenga amasengesho avuga ngo Uwiteka warantaye, warandetse, waranyibagiwe, waranzinutwe, kuki biri kumbaho. Gituma bivuganya nuko mu buzima bw'Imana ni Imana yera, sifa kwa Mungu, kandi kwera kwayo ni n'Imana yihagije. Mu kwihaza kwayo ni n'Imana ishobora byose. Hari igihe abavuga butumwa tujya dufashwa n'ijambo ry'Imana tukavuga amagambo Yobu yavuze mu gice cya 42 avuga ngo nzi yuko Imana ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Yesu ashimwe. Twagera ngo ahantu havuga ngo ni Imana ishobora byose, tukabona yadukorera ubukwe ariko ntitubone twapfakara, tukabona yatugaburira tukarya tugahaga ntitubone twasonze, tukabona abana bakwiga bakaminuza ntitubone batsinze, tukabona twubashywe n'abantu ntitubone badusuzuguye. Ariko mu gushobora kw'Imana ibasha no kureka ugasuzugurwa. Si ngombwa kubyemera ariko ni ngombwa kubyumva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mu gushobora kwayo yakwemera kusuzugurwa, abakakubashye bakagusuzugura, bakanakubahuka, igakomeza ikaba Imana. Kuyisobanukirwa rero nibyo bituma ukomeza kuyubaha nubwo abantu baba bagusuzuguye. Kuyisobanukirwa nibyo bituma ukomeza kuvuga ngo ni Imana nubwo waburaye. Haleluya. Kuko igihe uri kurizwa nuko ushonje haba ari guhimbaza Imana ko yabagaburiye. Ubwo rero pole sana. Niba uri kurira nturabuza abaseka guseka. Mu gihe uri kubabazwa nuko ubukwe bwawe arashima Imana ko babyaye. Alo. Sobanukirwa Imana ubanza yimenye, numara kuyimenya nibwo uzashobora kuyikomeza kubana nayo, nibwo uzakomeza kuyiyoboka. Haleluya. Nibwo uzakomeza intambwe zo gukiranuka nubwo ibintu byabagenze nabi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mbere na mbere banza yimenye ni Imana. Reka mbabwize ukuri, iyi Imana nta santime igira. Reka mbegere. Haleluya. Nta santime igira. Nta santime igira. Utazayizanaho impamvu ngo urabona kabisa nubwo byabaye ntibyari bikwiye. Kubera iki? Ni wowe utabibona ariko yabibonye. Ntabwo ireba nkawe, ntabwo itekereza nkawe, nta nubwo yumva ibintu nkawe, nta nubwo irabifata mu rwego ubifatamo. Yesu ashimwe cyane. Nibugira ngo ndakubeshe uzabaze Samweli. Mu gihe cyashize aherutse kujya kwimika umuhungu wa Yesayi ngo abe umwami w'Abayisirayeli. Abonye uwitwa Eliyabu abona n'umusore muremure
kane Samweli nari nzi ko werekwa none usigaye ureba nabi uwo namugaye wireba ikirere cye nturebe igihagararo cye namaze kumugaya abantu bareba ibigaragara ariko Imana ariko ndatwatse we ikireba ibitagaragara Yesu ashimwe cyane Imana igira abantu batabasha kubona irahinguranya imenya ibyo umuntu atekereza imenya ibyo umuntu yibwira imenya background y'umutima w'umuntu wowe uzi ibyo umuntu akubwiye umenya uburyo yakwitwayeho mukobwa iyo musura za gutereta yatebeje ntabwo umenya ko yabangura n'umugeri umusari yoroshya none se akurebe nabi kandi ashaka kumwemera musore ntabwo ariko mumarani kangahe sha akwereka ko ari umusinga akwereka duke ntabwo umenya byose ariko Imana ayiwe haleluya Imana ikibasha kumenya ibi ndani Mana we mbivuga gute se ibiri mu mutima nawe ubwawe utaragaragaza nawe ubwawe utarimenyamo Imana irimenya kare nicyo gituma ukwiye kuyisobanukirwa kugira ngo uyikurikire uyizi neza Yesu ashimwe cyane Musa umwe hari abagabo bigeze bayikurikira bakurikiye Yesu bumvise amakuru we yagabaye imigati abantu baraje arabwiriza baraza baramukurikira arabwiriza amaze kubona bamaze gufashwa aravuga ati abantu bumvise ijambo ry'Imana ariko bananiwe banashonje abwira Petero ngo nimubagaburire Filipo arababwira ko ari kumwigisha ikintu utekereje cyari kiza ariko ntabwo gishoboka hano dufite amadenari yo 200 niyo yonyine ari mu ruhago ni kumubitsa tubwiye niyo wajya guhaha ahantu hose ntibyavamo ibyabatunga undi aramubwira ngo hirya hari umuhungu ufite imigati 5 n'amafi 3 nayo ntacyo yamarira nibura na 5 muri Yesu aramubwira ngo nibabizane ngo hageze avuga ijambo rikomeye cyane ngo arabifata araramashima Imana haleluya amare gushima Imana imigati ihagije iraboneka ariko burya gushima Imana habonekamo byinshi amare gushima Imana amafi ahagije araboneka ngo abantu bose bararya kandi baricaza ku murongo ngo 50 bararya bamaze guhaga ngo baranasigaza ngo inkangara 12 abigishwa barabifata baravuga ati uyu mugabo ni sawa buke mu gitondo abandi barababwira ngo twabonye umugabo ukubwiriza ijambo ry'Imana akaguha n'ibirayi arakubwiriza wamara gufatwa akaguha n'ibiryo abantu bwakeye mu gitondo bamukurikira bazanye udufuka baravuga ngo uko twariye birasaguka reka dutware udufuka turebe ko biza kuvamo nibura umuntu abona ibyo atahana Yesu ashimwe cyane abantu baramukurikira ngo barababwiriza maze kubabwiriza ngo arabakwepa arambuka ajya hakurya ya Galilaya ngo ageze hakurya ya Galilaya barakikira kuko nta mato bari bafite bakikira inyanja bigera ubwo bamusanga hakurya batari kumwigisha kwera waturuhishe wagiye wowe turagushaka turakubura wowe aho twakwirukanka iyo wari wagiye ute koko nukuntu ejo watubwirije tugafashwa none twari tugarutse dusanga wagiye nukuri twari twababaye ariko Imana ishimwe turakubabaye ayo data we arangiza arabaza ati nibyo koko mwashatse harya ni ubutumwa bwiza mwumvise cyangwa n'imigati mwashakaga arangiza arababwira ati noneho ubwo mwaje kumva ijambo ry'Imana nimwumve ibi nijye mugati nijye mutsima uva mu ijuru undyaho ntabwo azongera gusoza ayiwe nijye mutsima wamanutse uva mu ijuru undyaho wese ntabwo azongera gusoza ni nanjye soko imara inyota unywaho wese ntabwo azongera kugira inyota ukundi haleluya amaze kuvuga iryo jambo ayiwe ndafashijwe amaze kuvuga iryo jambo ngo abona bamwe babatoye utudeyi bafashe udufuka twabo bati none se uyu mugabo ko batarya abantu uyu wamurya aho twahereye ntiturarya abantu none umugabo aravuze ngo niwe mutsima ngumuriye ntiyongera gusonza batangira kugenda batongana ariko sha wanzaniye wewe wanzaniye ngo nze kurya umuntu tutarya abantu ariko mu by'ukuri si ishaka ry'Imana bari bafite ishaka ry'imigati arya wowe ryawe ni irihe
tubigira ibanga, dusobanukirwe Yesu. Nitumara kumumenya nibwo tuzamukurikira tukagendana nawe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Inkingi ya mbere ni ukubanza gusobanukirwa Imana ukayimenya. Sifa kwa Mungu. N'Imana yiyerekana mu buryo butandukanye. Sifa kwa Bwana. N'Imana yiyeretse Dawidi, iramubwira ngo umva Dawidi, ndabizi uzi gusenga, uzi no kwinginga, mu guteretura uwa mbere, mu kunyemeza uwa mbere, n'ejo bundi waranyemeje, ariko reka nkubwire umugambi nagambiriye uwo mwana ntabwo ari bubeho. Ndamwica, narakaye ndanamwica. Dawidi arasenga, yimye ibiryo, arabyanga no kunywa arabyanga, ariko Mana wambabariye, ndamwica. Nababwiye ngo nta santime igira. Imana idatinya kwica agahinda. Uzi kubona agahinda ukababaye ukakamara n'ukwezi amezi abiri kagatangira kuba igisekera mwanzi, Imana ikakareba yakabona ikavuga ati yowe karanejeje. Yareba imbere ikabona isi igiye kugakanurira, ikabona isi igiye kuzana ibintu katazashobora, ikabona isi igiye kuzikura ibintu akana katazashobora, ikavuga ati ukuntu nkakunze sinakarekera inaha ngaha, reka mbe nkajyanye. Ugasigara uvuza induru. Muraho hajya warayimenye. Bati ntabwo biraho, ntabwo yaraye Imana ibintwari bakana. Ni shitani bijya ibintu byose twabitwereye shitani, ariko ubundi shitani rushimana imbaraga ikambabaza. Ikirere cyo kugitwerera shitani, shitani rushimana imbaraga. Niki kintu cyakuba kigashika Imana itakeneye. Alo, Imana itakurekuye ngo bikubeho, ninde wabikora bikende? Ikimenyimenyi hari ibyo bakoze Imana ishaka irabyanga. Bazanye uburozi uraburya irabukurutse, bagutega igitego urayisimbuka, bajya inama Imana itarimo zipfa ubusa, bagusebanya ahantu ku kazi Imana itabigiyemo bipfa ubusa. None se ubwo ntiyari ihari ko batabishoboye? Nuko batari babikoze se? Alo, umuranga bakujewe nambaye neza, ni Imana iboneka twambaye neza. Washyiramo isuku ukavuga ati iyi Mana iranantuwe, irandika, ukayivuga wambaye neza, ukavuga tumva izi kwandika. Burya rero umuntu avuga Imana bitewe naho bahuriye. Uwo bahuriye mu biryo haravuga ngo iyi Imana iragabura, agaco ahita hindira. Burya reka zibabwire hari ibintu dusengera bitari ngombwa. Ntabwo abadayimoni bose birukanwa n'amasengesho. Mu gitondo naramukiye muri siporo, hari abantu nigeze nyobora ahantu hamwe barabaye banini bati twaje kugabanya ibiro. Ndababwira nti rero ntabwo ibintu byose nzabisengera, ndi umunyamasengesho wabigize umwuga, ariko abadayimoni b'ubunini birukanwa na siporo. Abadayimoni b'ubunini n'ibinure byose ufite birukanwa na siporo cyangwa regime. Nta masengesho y'umushumba uzabona azagabanya ibinure. Ayo ntayo, ni wowe uzagabanya ibiryo, ukagabanya amavitamini, ukiruka ugakora siporo, umubiri ukajya kuri gahunda ukeneye, ubundi ukaba smart neza wakoze siporo. Yesu ashimwe cyane. Rero hari ibintu nagiye mbona ahantu umuntu akaza neza yarenze n'inzara imumereye nabi, ati ndirukana dayimoni w'inzara. Ntabwo igenda. Dayimoni y'inzara yirukanwa n'ibiryo. Fata isahane ushyireho umuceri, ushyiraho agafiriti, niba ngombwa wabonye n'akanyama ushyireho, umuhereza agatapfune neza, nushaka umushyiraho n'agashyushyu, namara kukarenza ushyiremo igisirimba. Ye baba we, arayita h'igikorasi, Imana uragabura, Imana uratabara, kuko abonye Imana yirukanye dayimoni. Ashimwe Yesu. Haleluya. Abadayimoni bo kutagira amafaranga uyabona wakoze, nutajya gukora bazahahora, ariko nukora abo badayimoni uzabirukana. Banza usobanukirwe Imana, numara kuyimenya neza umenye ko ari Imana wariye, ni Imana washonje, ni Imana wambaye, ni Imana wambaye ubusa. Reka nza nkubwire, niyo yemera ko umuntu ari imfubyi ariko ikiyaranja ikamwigisha akanaminuza akavuga ngo narayibonye, niyo se w'imfubyi n'ubwo wopfa abivuga bitewe nuko babonanye nayo. Narigize ngo twongere tugire gahunda yo kwemera kuyoboka Yesu, niyo byaba bikomeye. Asifiwe Yesu. Inkingi ya kabiri niyo bita kudahindurwa n'ibihe. Kudahindurwa n'ibihe, iyo wamenye Imana ukayisobanukirwa neza, ntabwo ibihe biguhindura.
umugabo witwa Habakuki aherutse kubivuga. Yesu ashimwe cyane. Mu gitabo cya Habakuki ni umwe mu bahanuzi bato, igice cya 17 yaravuze ngo naho umutini utatoha, inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, amashyi akabura mu biraro. Haleluya! Nta kabuza ko nishimana n'Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanyu. Ndagira reka mvuge gato ku mutini. Ashimwe Yesu. Reka mvuge gato kuri uyu mutini. Hari igihe bijya bishoboka umutini ugatoha. Hari igihe bijya bishoboka umutini ukagira gute? Yesu ashimwe cyane. Iyo umutini watoshye uri umumama, wihangane mvuga aka kantu, abantu bose barakureba mu rusengero bakabona ari wo ukwiriye kuba marene. Iyo umutini utoshye, ukora ku kazi bikemera, ucuruza agafaranga kakaza, uba marene w'abakobwa bose. Niyo wari mu buhiti uba mwiza, kandi ugira abashyitsi wateguye nawe utateguye. Ni impamvu zo ku mutini watoshye. Niyo urambuye amaboko, buri wese abona uzi gutega amaboko neza. Nta muntu umutini watoshye utega amaboko nabi. Yesu ashimwe. Iyo umutini utoshye, mu nama nyobozi ijambo ryawe rigira agaciro. Niyo utanze igitekerezo, urumva nkurikije uko mbibona, so twabikora gutya byagenda neza. Kubera umutini utoshye bakoma amashyi, icyo gihe uhita gikomerwa amashyi. Kandi iyo umutini watoshye, icyaha cyawe ntikimenyekana. Niyo cyaba gikabije kuba kiri ntikimenyekane. Muri aho yemwe? Hari igihe umutini utoha. Hari umugabo wigeze gutohana, ndamuzi cyane, ni inshuti yanjye. Umutohana yarigeze gusonza, hanyuma umutini umaze gutoha, hari ibyaha bibiri ntajya nemera ko umuntu yarikijijwe, keretse ashoboye kubikora ntabikore. Icyaha cya mbere ni icyaha cyo gusambana, n'icyaha cyo kwiba. Ntushobora kumbwira ko udasambana utarabona uburyo bwo gusambana ntubikore. Ese ubundi wasambana nani? Wamuhikise? Wamujyana hese? Wahishira ikisi? Wamuhonga ikisi? Ntufite yo guhonga indaya, ntufite roge wamujyanamo, ntufite ibyo uri bumugaburire umusangiye, ubundi urumva ko wasambana nawe gute? Yagire noneho ntubikore kandi bizanye. Yishyire hariya neza neza, ubirebe uvuga ati ibyo byarabambwe nanjye ndabambye. Nibwo uzaba warabiretse. Araka ngo ntiwiba, wibe ndetse. N'ufite uduhumbi 50 agenda afashe ku mufuka, ntabwo yapfa kuyata. Ubu noneho systeme ni kuri mobile money na Tigo Cash, ntawe ugiye no kuri banki mu ntoki ni bati. Ese wakwiba nde wayabonye? Buri wese yamenye kuyarinda kuko aboneka bigoranye. Ngo ntiwiba, wibe ndetse wayakuye. Ukora muri miliyoni 30 cyangwa 50, uhembwa uduhumbi 100. Ntukuremo transport mu yabandi, ntugure ikarita mu yabandi, utungwe n'umushahara w'ibihumbi 100. Uwutegemo, uwuryemo, uwishyure n'inzu, ntiwibe bose. Uzagende uvuga ati Mana, icyaha cyo kwihana narakihaye, Imana izanaguhamiriza. Ariko gukorera bose, transport urayimwiba, airtime urayimwiba, ngo ntiwiba gute se? N'Imana warayizengereje, iguha 1000 ukaritora, yaguha 5 senkisa ntumenya aho wayanyujije. Ukati nawe Imana urabibona kabisa ukuntu ibintu biteye Mana, nawe urabyumva. Umuntu uhangara kwiba Imana, umuntu niwe wagirira muwe. Reba imyakuri y'icyatumi, Imana irabyumva, ntabwo ndumudura. Wiba Imana imenya nayo ubitse. Umuntu wamugirira utari uramutibaye ngombwa, ngo kandi urandakarije. Muri aho amare gusambana bakuzanira ikirego, ariko ngira ingorane, unkuriye niwe ugomba kubikemura. Muri aho amagambo aracacana ati runaka yakoze ibi n'ibi yabikoze, birazamuka
bigera kuri twebwe mu bayobozi bivugaho. Umugabo aragira gutya yifata miliyoni twe 4 aza kureba umukuru kuri iki, amwegera ati ibintu ndi kumva bimeze bite. Pero nyakuba mushumba vraiment twagize ikibazo muri ibi bihe, abantu n'abanyamashyari. Uramushiki wacu afite ikibazo, namwe murabizi aba wenyine. Hanyuma nari nakoze agaporoje ko kugira ngo mufashe ndebe ko yava muri buriya buzima. Hanyuma biganiraho n'undi muntu ariko yibera hanze ntawe ubinaha. Tubiganiraho nandi kwiga uburyo twamufasha kugira ngo tumuvane muri buriya buzima. Icyakora twaraganiriye, hanyuma abantu babonye turi kumwe, mushumba rwose bahita babidusiga, bahita batubateza n'ibindi tutakoze. Ni ukuri baraturenganya. Ahubwo mushumba ibi bintu babivuze mfite gahunda pe. Urabona rura rukuta rwo kusengero rw'umukingo rugenda rufitaka mu kibanza. Nge nabonaga rugiye kuzagura urusengero, nari mfite projet yo kurwubaka n'amabuye. Ahubwo mushumba hano hari kambirope nazanye kugira ngo uramushinga mu ukomeze, nubwo bari kunsigira ibyasha ariko ishyaka ndacyari mfite by'umurimo w'Imana. Harigeze miliyoni zirasubirayo, hari iki cyaha kirakize. Babihwanyirizamo rwose, tuzabisobanura neza mu iteraniro. Umba mujye muvuga amagambo make, muvuge nayo mwahagaze. Ariko wa undi wambara bodaboda zidasa ntabwo ari ndagera kwa mushumba yihagirwa n'abadiyakoni. Kubera iyihe mpamvu? Mutini nturatora. Kudahindurwa n'ibihe niho nari ngeze. Inkingi ya kabiri, iyi nkingi ya kabiri imaze abantu. Hari igihe ubutayu buzonga umuntu, Imana ikamuha amasezerano, ubuzima bwatangira guhinduka, agatakaza inshuti za mbere, agasigarana inshuti zigendanye n'ubuzima agezemo. Niba ageze muri icyo gihe zigendanye n'ubuzima agezemo, ibyo zikunda n'ibyo azakunda, ibyo zimuyoboramo n'ibyo azayoboka. Atangira atakaza indangagaciro za mbere agihamagarwa, atangire yononekare. Aha niho bamwe baremye umuhamagaro. Ibihe bibabwira ko barwaye inzoka zitihanganira icyayi na fanta. Bati umuntu yagira akantu asoma, erega nta kimana ipfa n'ibi, ibi ni ukujya ku karubanda. Hanyuma nutajya ku karubanda Yesu azaza kandi byose azabitwikurura. Ibihe byaguhinduye bitumye witereka akavino ukanywera hatagaragara, ariko hari umugabo ureba hiherereye. Uwo munsi azaza azabitwikurura, kuko niba tugomba kuyoboka Yesu umwami w'abami, tugomba kumenya ibyo akunda, ibyo yanga, ibyo ashaka, akaba ari byo dukora, tukanga ibyo yanga. Kuko wandikiye Abaheburayo yavuze amagambo asoni n'Abagalatiya, ni Pawulo wabandikiye, yarababwiye ngo mu buzima bwa kamere yanga ibyo umwuka akunda, kandi n'umwuka akunda ibyo kamere yanga. Birahabanye, ntabwo wabituza ngo bitungane. Ntibijya bivamo kimwe ukwacyo ikindi ukwacyo. Iyi nkingi rero, hari igihe umutini ugutohana, ibintu byose bikemera, bakakwita sheri, hani, switi, bombo, shokora n'ibindi byinshi. Ariko hari igihe umutini wanga gutoha, ukarangura bikakumiraho, ugashora ugahomba, ugakora akazi bakakwirukana, uwakwita agashara akabona ukanuye amaso, uwakubwira kugenda nk'intore uteze nk'inyambo agatangira guhindura imvugo. Nyamara burya ucyo bita umutini watangiye kukumana, utabaye maso wayatamo. Ibyo bihe byakwangisha Imana. Uwakubwiye joteme nakwagaranye nakupenda sana, agakubwira ngo ndakwanga n'inzira unyuze mu nda yangu. Ko wavuze ngo muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutugura gahe. Udahagaze neza wajya gushaka ntuza kore quelque part, ukirwanaho ngo urebe ko iminsi yicuma, ariko iyo minsi iri kugufuka. Ibyo bihe byaguhinduye, Yesu waracyari wa wundi, ntabwo atewe ubwoba n'ibyo bihe. Ibihe by'inzara byatuma wiba, ariko Yesu ntabwo akangwa n'uko washonje. Nawe yaramuriye, inzara yaramuriye, arayizi. Ubuzima yanyuzemo gusa n'ubwo ducamo, yabanje gucamo kugira ngo natwe tumwigireho. Yesu ashimwe cyane.
iyi nzira iki kintu cyitwa uyu mutini my friend, reka mbabwire, hari igihe umutini ukumana, umutini ukanga pe, ukarwara ntibagusure, ukarwara ukaremba ntibagusure, haragira ati nubwo turirimbana nararwaye ntawe ngezeho, oya humura, umutini wawe warumye nta muntu umenya naho uherereye, si uko mutaririmbana, n'ijwi ryawe iyo ryaje rirakora, ariko igihe cyawe ntabwo kikwemerera gusurwa. Ese ko umutini wari uwumye uragira ngo baze ubahike? Nawe ntukarusha abantu bagusure ujye gufata n'ideni. Imera kuri mu gihe kidasurwa, ahubwo ubane na Yesu utagusiga muri ibyo bihe. Reka mbabwire bene da, iyo ukize baraza. Hari abo twavuganye mu kanya kashize, tuvuga akagani kuko mu kera k'abakecuru kavuga ngo umukecuru ufite imineke ntabura buzuko. Ibintu bihari, n'utakuza aravuga ngo ni boyfriend, ni brother, wo kwa shangazi, hirya dufitanye isano. Iyo umuntu afite umwanya mwiza agira bavandimwe, nukwira saravuga turiyesha, ntuzi uyobora biriya, ni mwene wacu wo kwa data wacu na ntuza, ni mwene wacu bugufi, kugira ngo umutinye ujye umureba wikange. Nta yindi mpamvu ni umutini, ariko hari igihe umutini wuma. Watanga igitekerezo bitumvikane, kuba batakumva ntubarenganye n'igihe cyawe, umutini wawe wakumanye. Umugabo umwe witwa Yobu, umunsi umwe yigeze abana n'Imana muri ibi bihe, ntiyahindurwa n'ibi bihe. Yesu ashimwe cyane. Igice cya mbere uzagisome, Bibiliya itangaza amakuru y'uko uyu mugabo Imana yatanze amakuru ye, imuhamiriza imbere y'iteraniro na Satani arimo. Biramubaza ngo witegereze umugaragu wanjye Yobu ko ari umukiranutsi, wirinda ibyaha kandi akirinda ibibi. Ngo Satani ahera akaramusaba. Ikintu cyantangaje ngo nuko Yobu yasabwe ibye byose bikagenda, n'abana be bakagenda, arangije ngo byose bimushizeho, yakoze ikintu kimwe abantu bananiwe. Yagize gucyahagarara imbere yabo, yiyambura umwitero, umwambaro yari yambaye arawuyambura. Arangije aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ngo arareba hejuru aravuga ngo ibi byose ukuboko kw'Uwiteka kwabimpaye, none niwe ubyushubije. Ngo mu mutima wa Yobu ntiyagira ikintu ashinja Imana. Mu bintu byakubayeho Imana imaze kuyishinja ibinganiye. Yesu ashimwe. Tugomba kubana n'Imana ibintu byemeye cyangwa byanze, kuko tutagomba guhindurwa n'ibihe tugezemo, bibe byiza cyangwa bibi. Dufite ibyo kurya tunyurwe nabyo, twabibuze Yesu ni umwana. Hari abo turi kumwe ngo bavugire ngo amen. Ntabwo Yesu ari umwami ari ukuberewe, no, n'igihe utaberewe ni umwami. Icya gatatu, kwiyemeza kuba icyitegererezo cy'abandi. Kwiyemeza kuba icyitegererezo cy'abandi. Ndagaruka kuri Yosuwa, kiriya gice twasomye cya 24 n'umurongo wa 15. Uyu Yosuwa kamuvugeho gato, yabanye n'Abayisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Uburetwa bwababayeho Yosuwa buzi neza yabubayemo. Ubitangaza Imana yakoreye muri Egiputa Yosuwa bizi byose. Uyu Yosuwa yageze ku nyanja itukura, abona ibintu Imana yahakoreye. Uyu Yosuwa ni umwe mu bantu bambutse inyanja itukura n'amaguru, bagera hakurya y'inyanja itukura, bageze mu butayu. Yosuwa ni umugaba w'ingabo wakoze akazi gakomeye. Uyu Yosuwa niwe muntu wajyanaga na Mose ku musozi. Uyu Yosuwa yamenyaga amakuru y'ibyo Imana ibwiye Mose bari kumwe ku musozi. Uyu Yosuwa yabonye intambara zikomeye. Uyu Yosuwa niwe warwanye intambara ngo kugeza igihe Mose ananiwe, ngo uwitwa Huri na Aroni bamufata amaboko, Yosuwa ararwana. Haleluya. Bigera ugatsinda urugamba. Uyu Yosuwa kandi niwe warwanye intambara kuri Ayi, ibintu birakomera, Imana iragaragara. Yosuwa ahagarika izuba, sifa kwa Mungu, arwana intambara, atsinda ababisha. Yari umurwanyi ukomeye. Uyu Yosuwa yasigiwe ubutware na Mose, azi Imana neza. Mva mbabwire, bageze kuri Yorodani,
Yosuwa yaramaze kwakira mesaje ivuye ku Mana imubwiye ngo umva Yosuwa, ntutinye kuko uhereye uyu munsi ndi kumwe nawe. Imubwira ijambo rya kabiri, iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Imubwira ijambo rya gatatu ngo nta muntu n'umwe uzarinda kuguhagarara imbere. Imubwira ijambo rya kane, iramubwira ngo aho uzakandagiza ibirenge hose ndahaguhaye, hazaba urugabano rwawe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Uyu Yosuwa abwira Abayisiraheli, arababwira ngo Uwiteka agiye kuza kunyura hano, nimwiyeze kuko Uwiteka agiye gukora ibitangaza muri mwe. Bariyeza, bamaze kwiyeza bambuka Yorodani. Bagiye kwambuka Yorodani, abatambyi babanje imbere, bageze muri Yorodani baheka isanduku y'isezerano. Ngo bageze muri Yorodani hagati, amazi yo haruguru arahagarara, ayo hepfo arakomeza, bambukira humutse. Ngo kugeza ubwo batoyemo n'amabuye 12 y'ibihamya bizahamiriza abuzukuru babo ko bambutse inyanja, bambutse Yorodani n'amaguru. Yesu ashimwe cyane. Yosuwa yambukana Imana yizi neza, afite ibihamya simusiga byuko ari Imana ishobora bingahe byose. Afite ibihamya simusiga ko ari Imana ikomeye. Haleluya. Kubera iyo mpamvu uyu yaraza amateka ya sokuruza wawe witwa Aburahamu, wahanaga wakuwe muri Uri y'Abakarudaya mu gihugu cy'ibigirwamana. Bakoreraga ibigirwamana bitandukanye. Mu gihe yavagayo bamubwiye amagambo agomba kugenderaho, ariyo magambo Imana yabwiye Aburahamu mu gitabo cy'Itangiriro 12. Imubwira amagambo kugira ngo nave mu gihugu cyabo, asiga inzu ya se aje mu gihugu Imana izamwereka. Iyo bavuze gusiga inzu ya se muri iyi nzira, muri urugendo kugira ngo ube mu buzima bwo kuyoboka Yesu umwami w'abantu, nuko ugomba gusiga byose. Hari abantu baje muri Yesu bazana ubusinga, abandi bazana ubucyaba, abandi bazana aho bavukiye, abandi bazana akavukire z'iwabo, bazana amoko y'iwabo. Ibi babyicaranye mu matorero. Reka mbivuge ni hahandi Yesu azaza kwiyemeza kuba icyitegererezo cy'abantu. Umuntu arakijijwe, yuzura umwuka wera, yabatijwe mu mazi, arya igaburo ryera, ngo yakumva ngo umukobwa we ngo araramagizwa n'umuhungu wa ntuza ngo nuwo kwandesha. Kubwira icyo gize ku rutini, ndakabakishe data ntabwo twabashyije. Muraho ye? Imwe muraho. Umuntu wicara mu iteraniro akumva ijambo ry'Imana, uwabyawe ubwa kabiri akanga gushingira ngo nabo kwa ntuza, ntabwo duhuje. N'umurenganye yaraje ariko ntiyasize. Nyamara ihamagara Aburahamu iramubwira ngo usige inzu ya so. Gusiga inzu ya so ni ugusiga indangagaciro zitagendanye n'ibya Kristo mu muryango wawe. Hari abavutse ahantu babandwa, bavutse abaterekera, bavutse imiryango idasaba n'amazi, babizanye no mu rusengero. Ni impamvu zo kutendera kuba icyitegererezo cy'abandi. Ariko niba twiyemeje kuyoboka Yesu, tukamukurikira, tukamenya ko ari umwami w'abantu, dusiga aho tuvuka, dusatira aho tugana. Wemerewe kubyumva, kutabyumvira byo birakureba. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Kuba icyitegererezo cy'abandi byatumye Yosuwa ababwira ngo njyewe nshingiye ku makuru nabonanye y'Imana, nshingiye ku mbaraga nabonanye y'Imana, niba muhitamo gukorera imana z'Abamoni cyangwa iz'Abanyakanani bene iki gihugu, nimuhitemo. Njyewe ibyo nabonanye Imana binyemerera kumaramaza. Haleluya. Njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Arabihamya, abihamiriza bene se, nabo barangije baravuga ngo dushingiye ku makuru duhaye. Haleluya. Uwiteka niwe Mana yacu, natwe tuzamukurikira, natwe tuzagendana nawe, natwe tuzomatana nawe. Haleluya. Arangije arababwira ngo niba mwiyemeje, nimugire ibintu mure. Muhasome. Yaribabwiye. Baravuga ngo Yosuwa abwira abantu ati, ku bwanyu ntimubasha gukorera Uwiteka. Yego, kuko ari Imana yera ifuha, ntiyemere kubabarira ibicumuro byanyu.
n'ibyaha byayo. 20 kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga, azahindukira abagirire nabi abarigure nubwo yari yarabagiriye neza. Unyumve neza, niki cyatumye ababwira aya magambo. Aba bantu ntabwo bari barabonye ibitangaza byo muri Egiputa, bari barahanganye n'ubutayu. Kuko mu bantu babonye ibintu byo muri Egiputa ni Yosuwa na Kalebu bonyine bari basigaye, abandi bari abana bavukiye mu butayu. Ariko bagenda bababwiriza amategeko y'Imana yabo, bababwira n'ibyo Imana yabo ikunda, babigisha n'ibyo bakwiriye kwitondera, babwigisha n'amabuye 12 bakuye muri Yorodani ababera igihamya cyo kubahamiriza. Haleluya! Arangije arababwira ngo rero iyi Mana reka mbabwire ukuntu iteye. Nabonye ihagurukana n'abantu bambuka inyanja itukura, ariko ibatsinda mu butayu. Baragomaga ikabatikura, bagoma ikabarimbura, abagomye ikabarimbura. None ngo ukuntu iteye ni Imana ifuha, ntibangikanywa n'iribi. Reka mbabwize ukuri, ntabwo ibangikanywa worship team no gusomana. Umwe hambanati, oh wahambanati, wahambanati, siwabonga mama we. Uwako kanwa karamya Imana nikakanya kajya konka nkakasubiye kwibere. Wangu umusaba utaragukoye, wangu umukobwa utakoye. Nimemuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Bongo mesakame ntabwo bikorana. Oya, icyo yihangana ariko iranarakara, ukaza ukatubwiriza tukemera tukarambara. Ariko uko tubwiriza ijambo ry'Imana ni kubwiriza n'amajwi. Ukabwiriza ijambo ry'Imana ukabwiriza na wisi, ntabwo byavamo. Yababwiye ngo uramenye n'Imana ifuha, muyitinye ku buryo itanakwemera kubabarira ibyaha byayo. Nimutayitondera mukayimura izabahana nubwo yari yarabagiriye neza. Ntabwo ari njye wabyanditse ntimundakarire. Igitabo cy'Ibyahishuwe twasomye cyavuzemo amagambo akomeye. Kiriya gice cya 19, niba hari umuntu mwigeze kuhumva mugakurikirana neza, bavuze uburyo waje kuri iriya farashi yaragambiriye kugira ibintu arimbura. Reka mbabwire, bari kwishimira intsinzi y'Ababuloni ko yarimbutse n'uburyo yarimbuwemo. Murongo wa 17 batadusomeye wavuze ngo mbona marayika ahagaze mu izuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose biguruka mu kirere ati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana yabagaburiye. Ntega amatwi, aya magambo yavuga ku bantu bari banze kumvira Imana, kandi marayika yaje azanywe no gushyira mu mahoro abari bakiranutse, ariko azanywe no guhana inkozi z'ibibi. Ngo amare kubahana arababwira ngo mwese, yaramaze gutangaza itangazo rikomeye ko abantu bakurikiye Kristo bakamwemera nk'umukiza wabo, bakamukorera n'ubuzima bwe bwabo bwose, ngo bari bafite amazina aje ku buzima bwabo, kuko bari bahawe umwami ufite izina. Haleluya! Rivuze ngo umwami w'abami n'umutware w'abatware. Abo bari bamuhawe nk'umwami wabo, kandi ni umwami w'abami ndetse niwe mutware w'abatware. Abamufite ntibashobora kunyeganyezwa, ariko batarigeze bamabona. Dore ifarashi iraje ije kubarimbura. Noneho ngo marayika ahamagara ibisiga byo mu kirere ababwire ngo nimuterane murye ibyo kurya Uwiteka abagaburiye. Ni bande? Nabanze kumvira Imana. Enda gusoza ngeze ku cyaka. Ingingo ya 4 iravuga ngo kuba inyangamugayo. Ntiwashomereza guhabiriza abantu utari inyangamugayo. Ugomba kuba inyangamugayo mu byo uvuga, ukaba inyangamugayo mu byo ukora,
inyangamugayo mu nshingano zawe, ukaba inyangamugayo mu itorero, ukaba inyangamugayo mu muryango. Reka mbabwire bene data, kutaba inyangamugayo bigira ingaruka ku bana bacu. Kutaba inyangamugayo bigira ingaruka ku muryango. Kutaba inyangamugayo bigira ingaruka ku itorero. Kutaba inyangamugayo bigira ingaruka ku gihugu. Yesu ashimwe. Nigeze mabwira Yobu yahuye n'ibihe byamugoye. Rimwe bene se bari inshuti ze, banamufashe gusenga amasengesho y'iminsi 7. Barahindukiye baramubwira ngo yo, ibintu ukora biragayisha Imana, ndetse si n'ibyaha gusa ahubwo uri mu gihano cy'ibyo wakoze. Baramubwira ngo yuzuze nayo, nurangiza ubona amahoro nibwo ibyiza bizakuzaho. Nyamara baramushinyaguriraga. Yari yageze mu gihe cyo kurumba k'umutini, ariko bo ntibabimenya. Ariko we yari azi igihe ahagazemo. Haleluya. Asuzuma umutima we, awusuzumye asanga nta cyaha yakoze. Mu gice cya 27 bamubwiye amagambo akomeye, arangije ababwira ijambo ryiza cyane. Arababwira ngo ntibikabeho ko nabemerera ngo muvuze ibitunganye. Haleluya. Ntabwo nabemerera, kuko bari kumubwira uburyo yizinukwa, ngo bigera n'ubwo umugore wamubwira ngo ihakane iyo Mana wipfire. Harangiza aramubwira ati madamu, ubaye nk'umwe mu bagore b'abapapa. Ariko avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Haleluya. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Reka nkubwire, Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ndabaha itegeko rishya, nimukundane nk'uko nabakunze. Nimukundana nk'uko nabakunze, nta kindi isi izabarebera. Ntabwo izabarebera ku ndirimbo muririmba, ntabwo izabarebera ku butumwa muvuga, ntabwo izabarebera ku nyigisho mwigisha. Izabarebera ku rukundo. Nicyo kintu cyonyine kiri sample original Yesu yasize. Aravuga ngo ibyo nibyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundane. Amagambo atari mu rukundo, ibyo dukora bitari mu rukundo, nta bunyangamugayo burimo. Kuba inyangamugayo bya mbere ni ugukunda bene so. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaravuze 13 Yohana ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yego, amen. Arangije ababwira ijambo riko mu rwandiko yanditse rwa mbere ibice 3. Aravuga ngo bakunda, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo birerekanwa. Ariko icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, tuzamureba uko ari. Ufite ibyo byiringiro muri we niyiboneze nk'uko wagize gute aboneye. Niwe wavuze rero bene data, ageze mu gice cya 4 uyu mugabo aravuga ngo umuntu navuga ngo nkunda Imana akanga mwene se, uwo ni umunyabinyoma, kuko utakunda mwene se abona atabasha gukunda Imana atabonye. Ni guturi inyangamugayo wanga mwene so. Subundi kuba mubonye gutyo uzi yaraje. Ese niba Imana yagutumyeho ngo gupime, uwo nguri kwanga niba ari we gipima Imana yashyize imbere yawe ngo ushobora agakiza kawe. Hello. Nukuri uko byagenda kose n'Imana irabizi, sinabyihanganira. Irabizi nyine ko bayakahebwe. None se ko ibizi ko bikaze wakoroha? Irabizi nyine, ariko ikintu gikeneye Imana igukeneye binyangamugayo kugira ngo ubashe kuyoboka Yesu umwami w'abami. Yes. Dusoze. Hari abantu babaye inyangamugayo. Badaliri babaye inyangamugayo, babikorera mu gihugu kitari icyaha. Aba bayosuwa tuvuze babaye inyangamugayo, bano wababaye inyangamugayo, bahenuki babaye inyangamugayo, bayeriya babaye inyangamugayo. Ufite ikitegererezo cyane. Mu mugambi Imana ifite wo kutugirira neza, mureke twemere tugendere kuri izi nkingi uko arenye. Tuzaba abantu beza, tuzahagarara mu mwanya dukwiriye, nibwo tuzaba abayoboke ba Yesu ubukuri mu bihe byo kubaho kwacu byose. Icya mbere, tugerageze gusobanukirwa Imana neza tuyimenye. Icya kabiri, tuba abantu badahindurwa n'ibihe. Icya gatatu,
tugerageze kwiyemeza kuba icyitegererezo cy'abandi. Icya kane, tube inyanga mugayo. Ibyo bintu uko ari bine bizadushoboza kuyoboka Yesu neza kandi dufite icyitegererezo gikwiriye abakristo. Niyo mpamvu magambo Paulo yandikiye Timoteyo akomeye cyane mu rwandiko rwa mbere rwa kabiri igice cya 3 ku murongo wa 3 yavuze ijambo rikomeye yavuga ngo bene abo bo mu minsi y'imperuka badafite ibintu bigize indangagaciro, ikintu kibaranga ni kimwe, bafite ishusho yo kwera, ariko ibyo bakora birahita bihakana ko bakijijwe. Rero niba dushaka kuba inyangamugayo, nimureke ishusho yacu igaragaze kwera n'ibikorwa byacu bigaragaze kweza kwa Kristo, nibwo tuzabona ubwami Imana yategeye abayikunda. Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Ndifuza ko twasenga. Ubika umutwe wawe gatoya. Ese wamaramaje kuyoboka Yesu umwami wawe? Ese koko niba waramaramaje izi nkingi enye zagaragaza umuntu wamuyobotse neza urazifite? Ese hari aho zahungabanye? Tekereza gato, yubaza umutima wawe. Ese ko abantu bahungabanyije izi nkingi bagakora nabi Imana izabahana, wowe Imana ije yasanga uhagaze ute? Ugize iki cyifuzo wumvishe hari inkingi zawe zahungabanye, Yesu yaza agasanga udahagaze nk'uko ukwiriye guhagarara, ukaba ugize icyifuzo cyo kuba twagufasha gusenga kugira ngo ubashe kuba mu mwanya ukwiriye kuba mu bigwi, uhagurukire mu mwanya wawe tugufashe kwinginga Imana. Umuntu ugize icyifuzo cyo guhagarara nk'uko bikwiriye igihagararo cya Kristo, akaba agizwe n'izi nkingi uko ari enye zikamuranga mu kubaho kwe, akaba icyitegererezo cy'abandi, twari tuvuze ngo ahaguruke tumufashe gusenga Imana. Uwa kabiri ni busabe. Umuntu wagiye ananirwa ntabigereho yabitangiye, akaba yumva akeneye support cyangwa se imbaraga zamubashisha kumaramaza kuyoboka Yesu. Manditsi Yesu yaravuze ngo niyihe intege abarambiwe kandi utibashije mwongeramo imbaraga. Uwo nawe ahaguruke mufashe gusenga. Muri uyu mwanya mwiza wo gusenga ndinginga umushumba, muyobozi wacu yegere ejuru, atwingingira Imana buri muntu wese abashe kumaramaza kuba mu mwanya Yesu amushaka. Karibu papa. Dore ikubisi imbere ungirira uko washaka, sishyanga mwamungureho ingeso zose nimukiza Mana Data wo mu ijuru, twagusabye kuva mu gitondo ndetse iki cyumweru cyose twaragusabye ngo uyu munsi uzatubwire, kandi urabikoze.
uyu munsi urabikoze, utubwiye ibyagombaga kumvikana mu matwi yacu. Mana, tugushimiye umugaragu wawe, ntavuze nka we, avuze nk'uwatoranywe kandi nk'uwatumwe nawe. Tugushimiye amagambo yawe mwami, ageze ku misokoro y'abagaragu n'abaja bawe kandi akaba bahagurukije. Mana yacu, buri wese uramuzuza amazina ye, uzi n'uwo ari we, uzi n'ibyo nawe atiyiziho, ariko uramubwiye ngo haguruka. Haguruka, nari nabiteguye, nari nabigennye yuko uyu munsi uraza gusenga kandi uraza kumva aya magambo, kandi aya magambo aragira icyo akora kuri wowe. Turagushimye mwami, turagushimye Mana, turagushimye Data, turagushimye mwami w'abami. Abaja n'abagaragu bawe urababona Mana, iyi foto uyifatire muri uru rusengero, iyi foto uyigire iwawe, aya mateka yandikwe ko kuri itariki ya none, tariki 22 hari icyo wavuze kandi cyumvikanye. Data mwiza, wandike amazina y'abaja n'abagaragu bawe, ubandike kugira ngo Data, igihe uzanabahamagara be kuzatungurwa, uzabibutse ko wabanditse kuri ya tariki, uzabibutse ko wabonye kirya gihe, uzabibutse ko wabagendere kuri uyu munsi, ko aribwo wabibukije ko bakwiye kumenya uwo uri we, ko ariko bakwiye kugusobanukirwa, ko aribwo bakwiye kugendana nawe, ko ariko bakwiye kuba mu nzira yawe. Mwami Imana, uzabibutse ibi bihe, uzabibutse amagambo wavuze. Turagushimiye, tukuragije kubaho kwabo, tukuragije ubugingo bwabo, tukuragije kwibwira kwabo, tukuragije kugambirira kwabo. Mwami Imana yacu, reka ibyo bakora byose bihabwe umugisha nawe. Reka ibyo bakora, ibyo batekereza byose, ibyabo biguherereho mwami, kugira ngo ari wowe wenyine ugena ibikwiye kuruta ko bakwigenera. Turabakweretse Kristo y'amaraso yamenekeye ku musaraba, ayo wameneye ku musaraba mwami, ntabaye imfabusa ku bwabo, abaye umumaro kugira ngo bayabe boge bezwe. Data, Kristo watubwiye kuzagaruka kujyana itorero ngo ukaryishyira ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Mwami mwiza, tuguhaye abaja n'abagaragu bawe, turabaguhaye, tuguhaye imitima yabo, tuguhaye imibiri yabo, tuguhaye ibyabo byose. Ubagirire neza, ubarebane imbabazi, urukundo rwawe mwami rubabeho, ubuntu bwawe mwami Imana yacu babubemo, imbabazi zawe zibasabe hose. Ubagirire neza, icyubahiro n'ikibi cyawe, izina ryawe nishyirwe hejuru, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze cyane abarwayi bari muri iteraniro.